Yesu Kristo nashimwe. Dukomeje dusoma Bibiliya, uyu ni umunsi w'173, turasoza igitabo cya Yesaya. Reka dusome mu izina rya Yesu, turahera ku bice 61, hanyuma dusoze ku bice 66, tube dushoje igitabo cya Yesaya. Umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Abanyamahanga nibo bazabaragirira imikumbi, kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira, bakicira inzabibu zanyu. Ariko mwebweho muzitwa abatambyi b'Uwiteka, abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu. Muzarya ibyo abanyamahanga batunze, kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. Mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa kabiri, mu cyimbo cyo kumwara kwabo bazishimira umugabane wabo. Nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri, bazagira umunezero uhoraho. Kuko njyewe Uwiteka nkunda imanza zitabera, nanga kwambura no gukiranirwa, kandi nzabitura ibikwiriye iby'ukuri. Nzasezerana nabo isezerano rihoraho. Urubyaro rwabo ruzamenyekana mu mahanga, n'abana babo bazamenywa mu moko, n'abazababona bose bazemera ko ari urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka, nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye, nk'uko ubutaka bumera umumero, kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Uko Abisiraheli bazakizwa. Kubw'urukundo nkunda i Siyoni sinzatuza. Iki ni igice cya 62. Kuko ngiriye i Yerusalemu sinzaruhuka, kugeza ubwo gukiranuka kwabo kuzatambika nko gutangaza k'umuseke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Kuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe. Maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka, kandi uzaba ikamba ry'ubwiza riri mu ntoki z'Uwiteka, n'igisingo cy'ubwami kiri mu ntoki z'Imana yawe. Ntuzongera kwitwa intabwa, n'igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo uzitwa inkundwakazi, n'igihugu cyawe kizitwa uwashyingiwe. Kuko Uwiteka akwishimiye, kandi igihugu cyawe kizashyingirwa. Nk'uko umusore arongora umukobwa, niko abahungu bawe bazakurongora. Kandi nk'uko umukwe anezererwa umugeni, niko Imana yawe izakunezererwa. Yewe Yerusalemu, kiza abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka, ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere, kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu, akahahindura ishimwe mu isi. Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze ati, ni ukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye, n'abanyamahanga ntibazakunywera vino waruhiye, ahubwo abazayasarura nibo bazayarya bahimbaza Uwiteka, kandi abazayiyengera nibo bazayinywera mu bikari by'ubuturo bwawe bwera. Nimusohoke munyure mu marembo, mutunganirize abantu inzira, mutumburure inzira nyabagendwa, muyikuremo amabuye, mushingire amahanga ibendera.
dore Uwiteka arategetse ageze ku mpera y'isi ati nimubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umukiza wawe araje azanye n'ingororano kandi inyiturano yo kwitura imuje imbere. Bazabita ubwoko bwera, abacunguwe n'Uwiteka, kandi uzitwa ahashatswe, umurwa utatawe. Yesaya ibice 63. Uwiteka ahorera abantu be akabakiza. Uriya ninde uturutse muri Edomu akahaguruka i Bosira yambaye imyambaro y'imihemba, yambaye imyenda y'icyubahiro, agendana imbaraga zihebuje? Ninjye uvugisha gukiranuka, nyiri imbaraga zo gukiza. Ni iki gitumye imyenda yawe itukura, imyambaro yawe igasa n'iy'uwengesheje ibirenge mu muvure wengerwamo vino? Niyengesheje umuvure njyenyine, mu bantu bo mu mahanga yose nta n'umwe twari kumwe. Ni ukuri nabengesheje ibirenge ndakaye, mbavungisha umujinya wanjye, maze amaraso yabo yimisha ku myambaro yanjye, imyenda yanjye yose irahindana. Kuko nari naragambiriye umunsi wo guhoreramo inzigo, none n'umwaka wo gucungura abantu banjye nawo uratashye. Nararanganije amaso mbona nta utabaye, ntangazwa nuko nta wandengeye. Nicyo cyatumye ukuboko kwanjye kunzanira agakiza, n'uburakari bwanjye nibwo bwandengeye. Mvungisha amahanga uburakari bwanjye, mbasindisha umujinya wanjye, amaraso yabo nyavushiriza ku isi. Nzajya nozegeza ibyo Uwiteka yangiriye neza n'ishimwe rye. Ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana, muvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isiraheli, ibyo yabahereye ubuntu nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko yavuze ati ni ukuri aba ni abantu banjye, abana batariganya, nuko ababera umukiza. Yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga abakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Ariko baraguma bababaza umwuka we wera, bituma ahinduka umwanzi wabo, ndetse ubwo arwana nabo. Maze yibuka ibya kera, yibuka Mose n'abantu be, ati wabazamuranye n'abungeri b'intama ze, akabakura mu nyanja, agiye he? Uwabashyizemo umwuka we wera ari he? Ninde watumye ukuboko kwe kw'icyubahiro kugenda iruhande rw'iburyo wa Mose, agatandukanya amazi imbere yabo, akihesha izina rihoraho, akabanyuza imuhengeri nk'amafarashi anyura mu butayu ntibasitare? Nk'uko inka zinyura mu gikombe, niko umwuka w'Uwiteka yabaruhuraga. Uko niko wayoboye abantu bawe kugira ngo wiheshe izina ry'icyubahiro. Reba hasi uri mu ijuru, witegereze uri mu buturo bwo kwera kwawe n'ubw'icyubahiro cyawe. Umwete wawe n'imirimo yawe n'imbaraga biri he? Urukundo rwo mu mutima wawe n'imbabazi zawe ndabyimwe. Erega ni wowe data wa twese, nubwo Aburahamu atatuzi, Isiraheli ntatwemere. Wowe ubwawe Uwiteka ni wowe data wa twese, uri umucunguzi wacu, wihereye kera kose, niryo zina ryawe Uwiteka. Ni iki gituma utuyobya inzira zawe, ukanangira imitima yacu ntitukubahe? Garuka ugirire abagaragu bawe, ari bo miryango ya gakondo yawe. Abantu bawe bera bahategetse igihe gito gusa, abanzi bacu bakuribatiye ubuturo bwawe bwera. Twahindutse nk'abatigeze gutegekwa nawe, nk'abatigeze kwitirirwa izina ryawe. Yesaya ibice 64. Icyambu ugasatura ijuru ukamanuka, imisozi igatengukira imbere yawe, nk'uko umuriro utwika inyayu ukatuza amazi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu banzi bawe, amahanga agahindira imishyitsi imbere yawe. Ubwo wakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga, waramanutse imisozi itengukira imbere yawe, kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa bumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira icyo imarira uyitegereza itari wowe. Ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka akabikora, n'abagendera mu nzira zawe
bakwibuka, ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha ndetse twabimazemo igihe kirekire. Aho no gukizwa tuzakizwa, kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Nta wambaza izina ryawe, nta wibatura ngo akugundire, kuko watwimye amaso ukadutsemba uduhoye gukiranirwa kwacu. Ariko noneho Uwiteka uri Data wa twese, turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu, twese turi umurimo w'intoki zawe. Uwiteka wirakara cyane bikabije, we guhora wibuka gukiranirwa kwacu iteka ryose. Turakwinginze witegereze, twese turi abantu bawe. Imidugudu yawe yera ihindutse ikidaturwa, i Siyoni habaye ikidaturwa, i Yerusalemu habaye amatongo. Inzu yawe yera nziza, aho ba sogokuruza baguhimbarizaga harahiye, n'ibintu byacu byose binezeza byarononekaye. Uwiteka uziyumanganya kandi bimeze bityo? Uzaceceka utugirire nabi rwose? Yesaya ibice 65. Nabaririjwe n'abatanyitagaho, nabonywe n'abatanshatse. Mbwira ishyanga rititiriwe izina ryanjye nti, nimundebe. Ariko ubwoko bw'abagome nabutegeraga amaboko umunsi ukira, bagendanaga ingeso mbi bakurikiza ibyo bibwira ubwabo. Ni abantu bakorera ibindakaza imbere yanjye hato na hato, bagatambira ibitambo mu masambu yabo, bakosereza imibavu ku bicaniro byubakishijwe amatafari, bakicara mu bituro, bakarara ahantu hihishe, bakarya inyama z'ingurube, kandi mu nzabya zabo hakabamo umufa w'inyama z'ibizira. Bakavuga bati, hagarara ukwawe winyegera, kuko nkurusha gukiranuka. Abo bambera umwotsi wo mu mazuru n'umuriro waka ukiriza umunsi. Dore ibyo biranditswe imbere yanjye, sinzabyihorera, ahubwo nzabyitura, ni koko nzabibitura, bigere ku mitima yabo. Gukiranirwa kwanyu ubwanyu n'ukwa ba sogokuruza wanyu nzakubiturira hamwe, niko Uwiteka avuga. Boserezaga imibavu ku misozi, bakantukishiriza ku dusozi, nicyo gituma nzabitura ibikwiriye ibyo bakoze bikagera mu mitima yabo. Uwiteka aravuga ati, nk'uko iseri ry'inzabibu riva mu mutobe, bakavuga bati, nimuwurimbure kuko ugifite umumaro, ntuwurimbure kuko ugifite umumaro, niko nzagirira abagaragu banjye, ne kubarimbura bose. Muri Yakobo nzahakura urubyaro, no muri Yuda nzakuramo uwo kuragwa imisozi yanjye. Abatoni banjye bazaharagwa, n'abagaragu banjye bazahatura. Maze i Sharoni hazaba ikiraro cy'intama, kandi igikombe cya Akori kizaba igikumba cy'amashyo y'inka. Nzahagabira abantu banjye banshakaga. Ariko mwebwe abimuye Uwiteka, mukibagirwa umusozi wanjye wera, mugatereka Gadi intango, mukanywera Meni vino y'inkangaza, nzabategekera inkota, namwe mwese muzacira bugufi kwicwa. Kuko ubwo nabahamagaraga mutitabye, kandi ubwo nababwiraga ntimwumviye, ahubwo mugakora ibyo nanze, mugahitamo ibitanezeza. Nicyo gituma Umwami Imana ivuga iti, dore abagaragu banjye bazarya, naho mwebwe muzicwa n'inzara. Abagaragu banjye bazanywa, naho mwebwe muzicwa n'inyota. Abagaragu banjye bazanezerwa, naho mwebwe muzakorwa n'isoni. Dore abagaragu banjye bazaririmbishwa n'umunezero mu mitima, naho mwebwe muzarizwa n'agahinda ko mu mutima, muborozwe n'imitima ibabaye. Kandi izina ryanyu muzarisigira abatoni banjye b'incyuro. Umwami Imana izabica, abagaragu bayo izabita irindi zina. Maze uwo mu isi ushaka umugisha azawusaba Imana y'ukuri, n'uwo mu isi urahira azarahira Imana y'ukuri, kuko imibabaro ya kera yibagiranye, igahishwa amaso yanjye. Isezerano ry'ijuru rishya n'isi nshya. Dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera ntibizibukwa kandi ntibizatekerezwa. Ahubwo nimunezerwe, mujye mwishimira ibyo ndema, kuko ndema i Yerusalemu ngo mpagire ibyishimo, nkarema abantu baho bakaba umunezero. Nzanezererwa i Yerusalemu,
nishimire abantu banjye, kandi ijwi ryo kurira n'imiborogo ntibizahumvikana ukundi. Ntihazongera kubamo umwana umaze iminsi mike cyangwa umusaza udashyikije imyaka ye, kuko umwana azapfa amaze imyaka 100, ariko umunyabyaha azavumwa apfa atamaze imyaka 100. Bazubaka amazu bayabemo, kandi bazatera inzabibu barya imbuto zazo. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kuko bazamara imyaka nk'ibiti, kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimira imirimo y'intoki zabo. Ntibazaruhira ubusa, kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Isega n'umwana w'intama bizarishanya, intare zizarisha ubwatsi nk'inka, umukungugu ni wo uzaba ibyo kurya by'inzoka. Ntibizaryana kandi ntibizarimbura hose ku musozi wanjye wera, niko Uwiteka avuga. Yesaya igice cya 66. Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki, kandi aho nzaruhukira hazaba ari ahantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko ubwo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ubaga inka ahwanye n'uwica umuntu, utamba umwana w'intama ahwanye n'uvuna imbwa ijosi, utura ituro ahwanye n'utuye amaraso y'ingurube, uwosa imibavu ahwanye n'usabira igishushanyo gisenga umugisha. Ni ukuri koko bitoranirije inzira zabo ubwabo, imitima yabo yishimira ibyo bazira. None nanjye nzabatoraniriza ibibashukashuka, mbateze ibibatera ubwoba, kuko ubwo nahamagaraga ari nta wanyitabye. Igihe navugaga ntibumvise, ahubwo bakoraga ibyo nanze, bagahitamo ibitanezeza. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka, yemwe abahindishwa imishyitsi n'ijambo rye. Bene wanyu babanze bakabaca, babahora izina ryanjye, baravuze bati, ngaho Uwiteka nahabwe icyubahiro, turebe umunezero wanyu. Ariko bazakorwa n'isoni. Nimwumve ijwi ryo kuvurungana riri mu murwa rigaturuka mu rusengero, ni iry'Uwiteka witura abanzi be. Yabyaye atararamukwa, ibise bitaraza, abyara umwana w'umuhungu. Ninde wigeze kumva ibimeze bityo? Ninde wigeze kubona ibisa bityo? Mbese igihugu cyavuka umunsi umwe, ishyanga ryabyarirwa icyarimwe? Nyamara i Siyoni habyaye abana hakiramukwa. Mbese nzatuma batwita, ne gutuma babyara? Nibyo Uwiteka abaza. Kwa nijye utuma babyara, nabaziba inda? Nibyo Imana yawe ibaza. Nimwishimane n'i Yerusalemu, muhanezererwe, mwabahakunda mwese mwe. Namwe abaharirira mwese mwishimane naho, kuko munezerewe, kugira ngo mwonke muhage amashereka y'ibihahumuriza, muryoherwe mwishimire icyubahiro cyaho gihebuje. Uwiteka aravuga ati, dore nzahayoboraho amahoro ameze nk'uruzi, nzahaha ubwiza bw'amahanga bumere nk'umugezi wuzuye. Ibyo ni byo muzonka, muzahagatirwa, muzasimbagizwa ku bibero. Nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nzabahumuriza, muzahumurizwa i Yerusalemu. Muzabibona kandi muzanezerwa mu mitima, n'amagufa yanyu azamera nk'ubwatsi bw'uruhira. Uwiteka azerekana imbaraga ze mu bagaragu be, kandi abanzi be azabarakarira. Kuko Uwiteka azazana n'umuriro, amagare ye azaba ameze nk'aya serwakira, kugira ngo uburakari abarakariye abusohoreshe umujinya mwinshi, abahanishe ibirimi by'umuriro. Kuko Uwiteka azacira abantu bose Uwiteka, akabahanisha umuriro w'inkota ye, kandi abazicwa n'Uwiteka bazaba ari benshi. Abiyeza bakitegurira kujya mu masambu yabo, batoye umurongo bakarya ingurube n'ikizira n'imbeba, abo bose bazashirira icyarimwe, niko Uwiteka avuga.
kuko nzi imirimo yabo n'ibyo batekereza. Igihe kigiye kuza, nzateranya amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe, bazaza babone ubwiza bwanjye. Kandi nzabashyiramo ikimenyetso, abarokoze nzabatuma mu mahanga, i Tarushishi n'i Puri n'i Ludi, mu bafozi b'imiheto, n'i Tubali n'i Yavani, mu birwa biri kure. Aho batarumva kwamamara kwanjye, ntibabone n'icyubahiro cyanjye, maze bazabwiriza amahanga iby'icyubahiro cyanjye. Nuko bazazana bene wanyu bose bahetswe ku mafarashi no mu magare no mu ngobyi no ku nyumbu no ku zindi nyamaswa zihuta, baturutse mu mahanga yose, babazanyeho ituro ryo gutura Uwiteka i Yerusalemu ku musozi wanjye wera. Niko Uwiteka avuga. Bimeze nk'uko Abisirayeli bajya bazana amaturo yabo mu nzu y'Uwiteka bayazanye mu bintu bitunganye. Kandi nzakuramo bamwe mbagira abatambyi n'Abalewi, niko Uwiteka avuga. Kuko ijuru rishya n'isi nshya nzarema bizahoraho imbere yanjye, niko urubyaro rwawe n'izina ryawe bizahoraho, niko Uwiteka avuga. Igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye, niko Uwiteka avuga. Nuko bazasohoka bajya kureba intumbi z'abacumuye, kuko inyo zabo zitazapfa kandi n'umuriro ntuzime, bazatera abantu bose gushishwa. Imana ibahe umugisha. Dushoje igitabo cya Yesaya, tuzakomeza ejo dutangira igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Imana yo mu ijuru ibishimire. Mugire